ni muhumure bana b'Imana dusangiye Yezu tugira ubugingo kuri wa kane w'icyumweru cya kane cy'igisibo tariki 18 Werurwe 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'imuka Misiri umutwe wa 32 murongo wa 7 kugeza kwa 14. Musa yarakiri ku musozi wa Sinayi maze Uhoraho aramubwira ati hoja imanuka kuko umuryango wawe wa muryango wavanye mu gihugu cya Misiri wihumanyije. Ntibatindiganyije guteshuka inzira nari narabategetse, bihimbiye ikigirwamana cy'ikimasa bapfukama imbere yacyo maze bagitura ibitambo bavuga ngo Isiraheli dore imana zawe zakuvanye mu gihugu cya Misiri. Uhoraho abwira Musa ati ndabona neza ko uyu muryango ufite ijosi rishingaraye, ubu ngubu noneho ndeka maze uburakari bwanjye bugurumane mbarimbure, nyamara wowe nzakugira ihanga rikomeye. Musa yurura Uhoraho Imana ye avuga ati mbese Uhoraho kuki uburakari bwawe bwagurumanira umuryango wawe wivaniye ubwa mu gihugu cya Misiri ukoresha ububasha bukaze nk'ukuboko kwawe? Niki cyatuma abanyamisiri bavuga ngo yabimuye bitewe n'ubugome agira ngo abicire mu musozi abatsembe ku isi? Cubye uburakari bwawe bukaze maze ureke nabi wari ugiye kugirira umuryango wawe. Wibuke indahiro wirahiriye ubwawe usezeranya Aburahamu na Isaki na Yakobo abagaragu bawe ugira uti nzagwiza urubyaro rwanyu nk'inyenyeri zo mu kirere, kandi iki gihugu navuze cyose nzagiha abana banyu maze bagitunge ingoma ibihumbi. Nuko Uhoraho yisubiraho areka inabi yarashatse kugirira umuryango we. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 106. Uhoraho twibuke wowe ugira neza umuryango wawe. Amagambo mu Evanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Yohani umutwe wa 5 umurongo 31 kugeza kwa 47. Muri icyo gihe abwira abayahudi ati ndamutse ari nge uhamya ibinyerekeyeho icyemezo cyanjye nticyaba ari icy'ukuri. Hari undi uhamya ibyanjye kandi ziko ibyo ahamya binyerekeyeho ari ukuri. Mwebwe mwatumye kuri Yohani maze abaha ubuhamya bw'ukuri. Nge sinkeneye umuntu uhamya ibinyerekeyeho, ahubwo ibyo bivugiye kugira ngo mukire. Yohani yari itara ryaka kandi rimurika maze muhimbazwa n'urumuri rwe mu gihe gito. Nge mfite icyemezo kiruta cya Yohani kuko ibikorwa data yampaye gukora ari byo nkora. Kubirangiza akaba aribyo bihamya ko data yantumye, kandi data wantumye ni ubwe uhamya ibyanjye. Ntimwigeze kumva ijwi rye kandi ntimwigeze mubona nuko asa. Byongeye n'ijambo rye ntiribarimo kuko mutemera uwo yatumye. Mushakashakira mu byanditswe mwibwira ko ariho musanga ubugingo bw'iteka, nyamara nibyo bihamya binyerekeyeho, ariko mwanga kunsanga ngo mugire ubugingo. Ikuzo ryanjye sindikesha abantu, ariko mwenda bizi nta rukundo rw'Imana mwifitemo. Nge naje mu izina rya data maze ntimwanyakira, ariko nihagira undi uza ku giti cye muzamwakira. Mwashobora mute kwemera kandi buri wese amaranira guhabwa ikuzo na mugenzi we, mudashaka ikuzo mwahabwa n'Imana yonyine? Ntimugire ngo ninjye uzabarega kuri data, uzabarega ni Musa kandi ari we mwiringiye. Yamwemeraga Musa nanjye mwanyemeye kuko yanditse ibinyerekeyeho. Niba rero mutemera ibyo yanditse mwakwemera mute amagambo yanjye? Iyo ni Evanjili ntagatifu. Bavandimwe, Kristo naganze mu mitima yacu. Amasomo y'uyu munsi arongera kudukebura, aradufasha kuzirikana ku ngingo igira iti muharanira ikuzo rya muntu aho gushaka ikuzo ry'Imana. Muri aya masomo turumvamo akabaro ku ruhande rwa Musa mu isomo rya mbere uri gutakambira Imana kubera amakosa y'umuryango w'Imana, no ku ruhande rwa Yezu akababara afite kubera abayahudi bari kumupinga no kumugisha impaka. Ni nkaho Yezu ari kwisobanura imbere y'abahakanyi. Birababaje kuri iyi foto y'Imana iri gupingwa bigeraho kwisobanura ku biremwa byayo. Bavandimwe, ikinyejana cya 18 n'icya 19 hadutse ingengabitekerezo yo gushyira umuntu hejuru ya byose, umuntu nka centre. Niho rero umufilozofe uzi ku izina rya Friedrich Nietzsche we mu kuzamura umuntu mu birere avuga ko Imana yapfuye, ngo iyobokamana ryagize umuntu umucakara, l'opium du peuple, la religion rabaisse l'homme pour rehausser Dieu. Ngo umuntu yatakaje agaciro, noneho kugira ngo umuntu asubire ku mwanya we wibanze, umuntu yigenge ko kuko bikwiye, ngo urupfu rw'Imana ni ngombwa kuko iyo Mana ni umucakaza. Dieu est mort. Imana ngo yarapfuye kandi ngo nitwe twayishe. Uko niko Nietzsche yigamba. L'homme sans Dieu devient alors un surhomme. Icyo kintu cya surhomme cya Nietzsche, kubera ko Imana yapfuye, ubwo nyine ngo umuntu ngo ni kirenze umuntu, nguko kwimakaza umuntu, exaltation de l'homme, ukamushyira hejuru. Nietzsche we. Bavandimwe, umuntu utagifite Imana nta kindi gikurikiraho usibye gupfa we ubwe.
kuyoboka ibigirwamana, kwimakaza abandi bantu, nibyo mu isomo rya mbere twazirikanye ukuntu abayisirayeli bataye Imana y'ukuri, none barihumanyije, bihimbiye ibigirwamana by'ibimasa, babipfukama imbere bati, dore imana zawe zakuvanye mu gihugu cya Misiri. Uhoraho biramurakaza ati, uyu muryango ufite ijosi rishingaraye. Bavandimwe, muri ibihe turimo aho abantu benshi bagiye bigomeka ku Mana, tumere nka Musa uyu munsi winginga Imana, natwe dutakambira Imana ngo ntiyite ku kwishyira hejuru kwagize ku bwirasi bwacu, maze tubabarire natwe dukize. Imana icyo inkoni zamba, ntiduhore kuyigomekaho twayikoreye. Udutabare Mana, tubabarire Nyagasani. Mu ivanjiri ya none Yezu nawe afite agahinda, afite amurwanya benshi imbere ye, banze kumwemera. Yarababwiye ariko baramupinga, bitwaza ngo ni Musa bemera, nyamara ntibakurikiza amategeko y'Imana. Yezu n'akabaro kenshi ati, nge naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko nihagira unuza ku giti cye muzamwemera. Mwanga kunsanga ngo mugire ubugingo. Nta rukundo rw'Imana mwifitemo, ahubwo mushimishwa gusa no kwishakira ikuzo rya muntu aho gushaka ikuzo ry'Imana. Hari umuntu uherutse gutuganiriza atubwira ko hari igihugu abamo ngo baramutse bamenya ko ajya asenga Imana ngo bahita bamwica. Muvyeyi, niba huri byemewe gusenga Imana, manika amaboko hejuru ushimira Imana. Niba mu buzima bwawe ujya ubona akanya ko gusenga Imana, zamura ikiganza uhimbaza Imana, kuko hari benshi babishaka bakabibura. Hari n'abandi benshi basenga ibigirwamana, bintu n'abantu, birwa birukanka ku bintu ku manywa, nuko nijoro bakarara birukanka ku bantu. Ibintu n'abantu bigapfukirana Imana. Ye baba we, cyakora ntiyazagira umukristo ku isi ubeshya ngo yabuze aho gusengera. Wenda wabeshya ko wabuze uburyo usenga, uko usenga, ariko aho gusengeraho niba ko kubishaka ntihabuze. Nta rusengero, nta kiliziya izigera iruta umutima wawe, keretse niba wowe Imana yaribagiye kuwuguha, kandi ntibyabaho ntiyabikora. Usura kangaho umutima wawe, uhura n'Imana ryari mu mutima wawe. Hari umuhanga wigeze avuga ati, Imana yaragowe koko. Tekereza nawe, uremye umuntu, uramukujije, umwitayeho, umuhaye ibimutunga, amaze kumera neza, arakize, abaye mwiza, yarangiza agahita yigumura ngo ntabwo ari Imana bimpaye, ngo niyo wabyigejejeho. Ikibabaje nubwo bukire yabonye akabukoresha arwanya mu Imana. Ye baba we, ese wo dogiteri ko wize ukaminuza, ubwo bwenge bushyira au service de Dieu, ubukoresha wegera Imana cyangwa uyegereza abandi, cyangwa ubukoresha uyipinga, uyisebya, uyirwanya, ngo ni wowe yigiye ku giti cyawe, ngo ese ngo ni Imana yandihiye amashuri ko papa na mama ngo bahingirizaga mpaka nize, ngo none ibyo ngezeho ni iby'Imana. Dogiteri we, erega ntacyo watunga utagihawe n'ab'ijuru. Bavandimwe, iyi si irimo abantu benshi bigumuye ku Mana, bihangiye ibigirwamana, barikujije, barirata, bishyira ku gasongero ngo umuntu yakemura ibibazo byose, ngo umuntu nawe yakora undi muntu, ngo umuntu nta cyamunanira, ngo yazura umuntu wapfuye, ngo Imana ntizongere gukangisha abantu urupfu, kuko n'umuntu yakwica undi cyangwa akamuzura. Ye baba we, muvandimwe, ngo umuntu yakwikorera umuntu, ngo umuntu yazura undi muntu. Muri Afurika ya kure, umukobwa wari mwiza pe, yubaha Imana, afite igikundiro mu bantu bose. Umunsi umwe rero abarozi baje kumwivugana kubera ishyari, baramwica, baramuroga arapfa. Amaze gupfa, abantu bararira cyane bikomeye, baraboroga. Bigeze aho umuntu umwe abwira iwabo mu ibanga ngo bamushakire miliyoni 2 mu ibanga, ngo amuzure mu ibanga. Atanya no guha iwabo ingero mu ibanga z'abandi yazuye mu ibanga, ngo bariho bakomeje imirimo yabo uko bisanzwe mu ibanga. Iwabo babyumvise batekereza uburyo bwose uwo mukobwa wabo ari we wari ubatunze. Batekereza n'uburyo agahinda kabishe kubera kubura umuntu w'imena mu muryango. Batangira kugurisha imirima n'amatungo mu ibanga, banyura no ku inshuti zabo mu ibanga ngo zibagoboke mu ibanga, kuko bari bishimiye ko wa mukobwa wabo agiye kuzuka mu ibanga. Basigaje 100,000 gusa ngo za miliyoni 2 zuzure mu ibanga. Noneho nyina yigira inama ko yajya gutura padiri ikibazo mu ibanga, ngo padiri abasabira inkunga muri Caritas mu ibanga, babashakira ayo babura mu ibanga. Iryo banga babyeyi. Nyuma yo kumwumva, padiri aramubwira ati, ikiza kigomba kujya habona rero, nta ucana itara ngo ryubike w'ikiwe. Rero ko ibyo bintu tubikure mu ibanga, kuko na Yezu azura Lazaro ntabwo yabikoze mu ibanga. Rero uwanga amazimwe abangwa habona. Erega amabanga n'ay'Imana. Padiri amusaba ku mugaragaro ko yahamagara uwo muntu ku mugaragaro, akaza mu biro bya padiri ku mugaragaro. Noneho bahita bayamuha ku mugaragaro. Ubundi nibyo akoze akabikora ku mugaragaro. Wa mugabo ageze kwa padiri, abonye ko padiri atahuye amayeri ye, agiye ku mugaragaro nyine, nuko aravuga ati,
Padiri rero abantu b'iki gihe ni bagashuhe, ni n'ibisambo, ntibemera gusangira n'abandi, bashaka kurya bonyine bakikubira, ntibaduhe ngo natwe twibereho. None natwe iyo tugize amahirwe hagapfa umuntu, nibwo natwe tuba dutomboye, nibwo natwe tubaho, tuba dutomboye, dusimbukira muri twongeye turariye. Uranyumvira mubyeyi umuntu apfuye ngo nibwo namwe mubaho? Wa mugabo n'ikimwaro cyinshi nuko arasohoka yiruka yivovota ko padiri abangamiye twa tumiliyoni twe yaragiye gusaruza mu ibanga. Iryo banga riraho babyeyi ibyo bapfu biribwa n'abapfumu. Usibye Yezu uzura abapfuye, ninde muntu wazura uwapfuye koko? Ninde muntu wigeze kubona koza umuntu? Babyeyi mube maso, abahakanye n'abatekamutwe bamaze kugwira, byose ngo ni mu ibanga. Iryo banga babyeyi, umuntu nakubitse ibanga ujye ushishoza urebe niba ari ryiza ukomeze uribike. Mbese nka Bikira Mariya wabitse amabanga y'Imana akabika Yezu umukiza waducunguye, amabanga yo kuducungura, ibanga rikiza abandi. Naho nakubitse ibanga ry'urupfu, ry'ubugambanyi, ry'ubusambo n'ingeso mbi z'urukozasoni, ntuzemere kwiyanduza, ntuzemere kuba ingarani ngo yiyanduze, kuko amabanga ari ay'Imana, naho shitani we bikaba amabati abomborana avuza induru. Bantu mwese mutuye isi, nimugarukire Imana hakibona, inzira zikiri nyabagendwa. Tumenye ko Imana ariyo yaturemye, niyo dufite mu biganza byayo, niyo dufiteho ijambo rya nyuma. Imana niyo nkuru, nta muntu, nta kintu cyangwa ubundi bubasha bwayirenza bwabaho, yewe nta n'ubuzabaho. Twishyire mu maboko y'Imana rero, duce bugufi, dupfukame dusenge dukomeje Imana isumba byose. Yezu tubabarire, kubw'ububabare bwe bukabije, tugira impuhwe kandi uzigere n'isi yose. Yezu nk'uko Musa yasabiye umuryango w'Imana ngo Imana iwugirire impuhwe, Yezu natwe turagusabye ngo tubabarire ibyaha byacu, ubarire n'ababyeyi bacu bo hambere bagiye batandukira bakajya mu bapfumu, abakiroga kugeza ubu kandi ari abakristo, ubabarire abakibandwa kandi ngo n'abakristo, abagiterekera, abakijyana abandi kuzimu kandi ngo n'abakristo, abatamba abandi bakabaturaho ibitambo kwa Sekibi kandi ngo n'abakristo b'indanida, abo bose birirwa bashuka abandi babashora mu ngeso mbi z'ikuzimu kandi ngo n'abakristo. Nyagasani Yezu tabara ubagereho, bave ibuzimu bajye ibuntu, bave mu icuraburindi bakuganeho urumuri nyakuri. Twese tugusange buri munsi, tugire ubugingo nyakuri buri munsi. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.